papa yigeze kunsanga ku ishuri aje kunsura, abwira mugenzi wawe ngo aje kumusura ngo arangize njya nibuka icyo gihe hari kera ansigira amafaranga 20,000 ariko yari menshi icyo gihe, yari menshi. Ngo ndangize umunsi umwe kubera ukuntu yari menshi, ubundi bene ayo mafaranga nayumvaga mu makuru mu bihuha, kubera ukuntu yari menshi narayagendanaga buri kanya hano. Noneho umunsi umwe mva mu ishuri, umwarimu yabuze, tugiye kwiruka kandi. Noneho mvuye mu ishuri naragiye, nakundaga kuryamira cyane, nja muri classe ntoze. Noneho ndavanga kubera ko mwarimu ataje kansubireyo kare kubera ko nta mwarimu hari, nje koga ngo ngere muri dortoir, ndayambura ya pantaro nyishira ahantu gutya ku mufariso wanjye, muvuge ngo umuriro warayakiye. Haza umugira neza arayitiza, ngo amare kuyitiza kubera ko umutima wanjye wari kuri ayo mafaranga, navuye arayitiza. Navuye muri dushe nza ijisho ririmo rireba ahandi nasize ipantaro. Ikintu nabonye cyambere nuko bayikuye uko nasize imeze siko nabonye imeze. Ndavanga karabaye, ndapfuye, birarangiye, amafaranga yanjye yagiye. Icyo gihe bari banyibye imyenda ariko nagiraga mike, yari mike, barayinyiba yose, nsigara nambara uniforme gusa. Mundangize none ubu nyine dusigaye tujya kureba na kibasumba hano, kazajya ubanza ukareba muri garderobe ndambara ubu. Habaye ikibazo cy'amahitamo, ntabwo tukiri abavumbi b'ibyo. Abantu bakirimo kuvumba babasezerera. Noneho turimo twirukana, dusenge. Kuvumba hari igihe umuntu ajya aba mu buzima ukajya ubona ibintu by'abandi byose bijya bikunda, abaturanyi bawe ukazajya ubona abana babo bagraduatinze, ukabona bawe bose barakurumbiye, ukazajya ubona basaza b'abandi barimo barashaka bagakora ubukwe bakabyara abana, ukazajya ureba basaza bawe bararumbye. Uko niko bigenda, nta muntu utarigeze kubaho umuvumbyi. Ariko turashima Imana igitabara abantu kandi mu gihe cyayo. Ngiye kubaha akantu kamwe gusa, wirukanka ariko udahutaza mugenzi wawe. Ariko uko twiruka tugume tubwire Imana ngo Mana nibitarakunda bikunda mu izina rya Yesu. Tasala ubeforme saya. Munyemerere sengesho rigufi. Imana ndabakiriye papa, dusenge rino. Hari abantu bashobora, ababyeyi beza n'abakobwa beza bashobora kuvugiriza Imana impundu ku bw'impamvu z'urukundo. Murasa neza cyane. Ngiye gutera haleluya.
kandi haleluya ngiye gutera mu nyemerere kubw'icyubahiro cy'Imana mu nyikizi sibyo byiza haleluya 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 rambura ibiganza haleluya haleluya naturals haleluya haleluya ngira ngo dushobora kuba turimo tugenda tugana ku musozo ntabwo ari njye wayoboye izi gahunda ariko turimo turagenda tugana ku musozo bityo rero umuntu wumva agifitemo akabaraga ndavuga akabaraga k'umubiri ak'umwuka ko muragafite ndavuga k'umubiri wumva agifitemo akabaraga k'umubiri aze gufatanya natwe ahaguruke haleluya amen tugiye kuririmba indirimbo nifuje kubibabwiraho gatoya haleluya umunsi umwe nagiye Imana ihimbazwe ku bwa bishop wanjye na mama bishop muri uyu mujyi muri uyu mujyi turaziranye abantu benshi kandi abantu benshi ni abavumbi bigeze kuba abavumbi ngo muri uyu mujyi abantu benshi turaziranye sawa 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 munyemerere nsenga isengesho rigufi
witamurure mu buzima bwabo, witamurure Kristo mu buzima bwabo, itamurure wa Mana wawe mu buzima bw'abantu. Zaguha umugisha, duhindure ibyiza bireba. zaguha we wongere umugisha, hindure umugisha, ibyiza bireba. zaguha we umugisha, wongere umugisha, hindure umugisha, ibyiza bireba. umukozi Umuhanga Yesu arakora idushaka ushaka bimewe nawe. Yesu arakora n'umukozi umuhanga Yesu arakora idushaka ushaka bimewe nawe. Yesu arakora. yemwe bwoko bw'Imana, Yesu abagirire neza.